bwenge kutagiye ku ishuri urabura iki? Ariko wa mwana we urananiye pe. ariko papa ari wowe na mwarimu ubundi ninde ubeshya koko? Njye mbona ntazanasubirayo. Nta n'umwe ubeshya. None ubwo ibyo bihuriye he no kuba basibye ishuri? Njye ndumva ntaho bihuriye rwose. None wowe na mama ko mwambwiye ko umwana aca mu mukondo, none mwarimu akaba yambeshye ko atari aca, ubwo urumva nabasubiyeyo kumara iki? Urumva ko nawe ibyo yigisha ntabyo azi? Ubwo se naba nsubirayo kumara iki? Mwana wanjye jya kwiga. Byarahindutse rwose. Mbere yacaga mu mukondo, ariko ubu byarahindutse. Urumva ko rero n'uwo mwarimu atakubeshye? Genda ujye kwiga rwose. Ikindi kandi papa, hari agakwishi twigana kanyiyenjejeho ndagakucura. Mwarimu arangije aravuga ngo musabe imbabazi, ngo niko Imana itubwira. Mubaza impamvu yo itazisabye cyangwa ngo yiyunge na shitani, ngo yashaka ngo twiyunga. Arangije arambwira ngo mfite imyumvire ngo mibi ngo nkacu. Gusa urumva wowe atagututse, urumva nasubirayo papa? Urumva iyo mbwa ngo iranuka? Reka ejo nzajye kumubaza impamvu. Ejo mu gitondo azindukirayo. Oya papa, ntiwirirwe ujyayo. Mwarimu yavuze ko umubyeyi uzongera kuza kumureba ku ishuri, umwana we azajya amugira uwa nyuma. Zizatuma mba uwa nyuma rwose, mbabarira, ntuzirirwe ujya kumureba. Kandi nuramuka ugiyeyo nkaba uwa nyuma, ntuzagire ikindi umbaza. Ariko papa, bari badutumye n'amafaranga 5,000 ya chemistry, mbona byakugora mpitamo kubyihorera. Niyo mpamvu ntari nasubiyeyo. Ubwo rero niba uyampa umbwire nsubireyo. Ariko wa mwana ubwo ntubeshya koko? Hinga njye kubaza mwarimu. Ni impamo sinkubeshya pe. None se urajya kumubaza ubwo wibagiwe ibyo twari tuvuganye? Ubwo uragira ngo asangire uwa nyuma? Ntabwo nkubeshya nibyo. Ntacyo nzayaguha ejo, ariko nzabanza mbaze n'abandi bana mwigana. Sinzi ikintu kimfashe mu muhogo, ahubwo njyana kwa muganga.